Madamu Jeannette Kagame yakiriye Madamu Brigitte Touadera aho bagiranye ibiganiro bitandukanye. Madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Madamu Jeannette Kagame yakiriye mugenzi we wa Repubulika ya Centrafrique ni Madamu Brigitte Touadera amuganiriza uburyo umuryango Imbuto Foundation ukomeje kugira uruhare mu mibereho myiza y'abaturage. Madamu Jeannette Kagame yakiriye Madamu Brigitte Touadera ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki ya 3/2026 kwezi kwa Nyakanga. Ibiganiro byabo byibanze ku musaruro wa Imbuto Foundation n'ibikorwa byayo bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage binyuze mu mishinga irimo guteza imbere ubuzima, uburezi ndetse no kubakira urubyiruko ubushobozi. Umuryango Imbuto Foundation washinzwe mu mwaka wa 2001 utangijwe na Madamu wa Perezida Paul Kagame, akaba Madamu Jeannette Kagame nyine mu myaka 25 mu muryango umaze ukora wakoze ibikorwa bitandukanye byuzuzanya n'umurongo mugari washyizweho na guverinoma y'u Rwanda wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye, haba mu bijyanye n'ubuzima no kubaka ubushobozi bw'abagore, uburezi ndetse n'urubyiruko. Muri gahunda za Imbuto Foundation harimo nk'izitwa inkubito y'icyeza yatangijwe mu mwaka wa 2005 gamije gushimira abana b'abakobwa babatsinze neza ibizamini bya leta bisoza ibyiciro by'amashuri agiye atandukanye guhera ku abanza kugeza ku yisumbuye. Guhera 2005 rero kugeza 2025 Imbuto Foundation yari yamaze guhemba abarenga 27,600 muri iyi gahunda y'inkubito y'icyeza. Hari gahunda kandi yo gushyigikira abana bari mu mashuri yisumbuye Field Generation, aho bishyurirwa amafaranga y'ishuri ndetse bagahabwa n'ibikoresho byose bakenera. Umuryango Imbuto Foundation kandi unafasha muri gahunda zo gushyigikira umuryango, aho mu myaka 2 ishize umaze gutera inkunga ingo mbonezamirire zirenga 5,000 z'abana bakora muri gahunda ya VUP mu turere 30 twose tw'igihugu cy'u Rwanda. Byumvikana ko nyine n'umuryango ufite ibyo umariye abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, ari nayo mpamvu umuyobozi nk'uyu nguyu nyine aba yaje kugira ngo anawigireho amenye uko n'ibindi bihugu bibaho. Mve kuri iyo nkuru nkubwire ko u Rwanda rwamaze kugirana amasezerano y'ubufatanye ndetse n'igihugu cya Tanzania, n'amasezerano agamije gufasha mu bijyanye no gutumiza ibikomoka kuri peteroli. U Rwanda rwateye indi ntambwe mu gushaka uburyo ibikomoka kuri peteroli biboneka mu gihugu ku buryo buhoraho, aho nyuma y'uko rusinya amasezerano na Tanzania yo gutumiza lisansi na mazutu binyuze ku cyambu cyatanga mu gihugu cya Tanzania. Amasezerano yasinywe n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu, Rwanda National Energy Company RNEC, ndetse na Gulfberg Petroleum Tanzania Limited GBP, aho aya masezerano yaje mu gihe u Rwanda n'ahandi ku isi hakomeje kugaragaza izamuka rikomeye ku biciro bya lisansi na mazutu, ndetse na leta ikomeje gushaka uko yakongera inzira zikoreshwa mu gutumiza ibyo bikomoka kuri peteroli hagamijwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ihungabana ryabyo ku isoko mpuzamahanga. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yatangaje ko RNEC ndetse na GBP bashyize umukono kuri aya masezerano agamije gutuma ibikorwa bikomoka kuri peteroli bitunganyije binyuzwa ku cyambu cya Tanga bikinjira mu Rwanda. N'amasezerano rero agaragazwa nk'intambwe
yo kongera imihora igihugu gikoresha, aho kitishingikiriza ku nzira imwe cyangwa nkeya. Ubwo rero ibi bikubiye ku yandi masezerano u Rwanda ruherutse gusinyana na Kenya ku itariki 29, ndetse n'ayajyanye no gutumiza ibikomoka kuri peteroli ariko binyuze ku cyambu cya Mombasa. Ayo masezerano rero agamije gufasha u Rwanda kubona ububiko, ubwikorezi n'imiyoboro ya peteroli hariya mu gihugu cya Kenya. Rero ayo masezerano azashyiraho uburyo bwa leta yindi mu gutumiza peteroli, ndetse bikaba byitezwe ko bizafasha u Rwanda kongera umutekano w'ibikomoka kuri peteroli, kugabanya inzitizi mu bwikorezi, ndetse no gutuma itumizwa ryabyo riba riteganyijwe neza cyane. U Rwanda rero nk'igihugu kidakora ku nyanja rutumiza ibikomoka kuri peteroli byose binyuze ku butaka, ahanini rukoresha ibyambu bibiri cya Dar es Salaam ndetse n'icyambu cya Mombasa hariya mu gihugu cya Kenya. Ubufatanye rero bushya bwa GBP bwo kunyura ku cyambu cya Tanga busobanuye ko u Rwanda rukomeje kwagura amahitamo yarwo mu gihe Mombasa ifasha mu gufasha nyine u Rwanda mu kubona uburyo bagera mu muhora wa ruguru. Tanga na Dar es Salaam bishimangira uruhare rwa Tanzania mu gutuma u Rwanda rubona lisansi na mazutu bitanyuze mu nzira imwe gusa. Ibi ngibi kandi bakakubwira ko binafite ishingiro kuko mu mezi 3 lisansi yongereyeho amafaranga 949 kuri litiro, bingana na 47.7, mu gihe kuri mazutu yo yazamutseho 979 kuri litiro, bingana na 50.3 kwijana. Byumvikane ko nyine igiciro cyarazamutse. Niyo mpamvu Minisiteri y'Ubucuruzi nyine n'inganda yatangije ibijyanye n'amasezerano agamije gutuma ibikomoka kuri peteroli bitunganye binyuzwa ku cyambu cya Tanga, ndetse batubwiye yuko banasinyanye n'andi masezerano n'ibindi bigo bitandukanye byo mu gihugu cya Kenya byo kugenda batumiza ibikomoka kuri peteroli mu buryo bugiye bitandukanye. Nyine byumvikana ko u Rwanda rwatangiye kugenda rushaka ibisubizo bitandukanye byo byafasha mu kugira ngo hakemurwe ibyo bibazo bijyanye na mazutu ndetse na peteroli. Ubwo rero ndeka ngushimire, banza ukande subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru atandukanye tugenda tukugezaho.